Tangaza akiraza amanywa inama y'urubyiruko. Niko byose kwitabira saa 9 murakoze. Inama irabera hehe? Kure by'umudugudu. Hehe nyine. Ntabwo haje subwo kure by'umudugudu. Je nyirangira nimba harimo amafaranga. Amafaranga yo ntabwo yabura mu batoye. Uramutse utubujije ahantu twari tugiye uza amafaranga twari dufite. Oya muze turareba ariko rwose. Nabiro kwikomereza amana. Nyoko Sara yagiye. Niba nyoko yagira ariko wewe ito inama y'umudugudu aragusha. Ari gusa habaye inama. Habaye inama ubwo zamuka vuba. Iruketse n'ijana. Zamuka vuba. Bayibaze mu natanye. amafaranga kagira inkuru bwira. Ayo mafaranga asameze. Inote zitukura gutse bareka gutse. Kagira inkuru mbi. Izo note reka tugende dutega amatwi kumva uko batubwira. Ako kutavuga mvuga si biki ubu umuntu aravuga igihe yicare hangama aturamye yagira ngo tuba twabuze ibyo dukora si ubundi Icara niwe wahanzanye wese wahicaye ukicariye igiti gishyushye ngambabarira rero ukicara umusumari ukujonda nje gitifu nanamubonye nje sigabanya amagambo wisha urashawanganye gatoya kagiye kuza karaha hepfo twese ko twasize imirimo mu ngo zacu mwakihanga yigwa nkayo yose nagufasha ugiye kugurisha yahera yicaye ubu nukuvuga ko inama itarangiye Wewe kutahagurutse urusha icyo abana. Ndi se uri Imana. Turagenda nabona abari nta kibazo. Wari watinze abaturage barabigaragambije abaturage niko bateye ubabwira saa 9 ukaza saa 10 niko gahunda ziba zimeze kubona mwabashishikarije kuza nawe mwana dore mbona maze kuri igisaza ubuyobozi burambye musha burambye mu dore watangira umudugudu afite direct turagira reba ibyamaze we have so tandira umwana have akanaberwa karabera mudugudu kashize mudugudu
karashigutse ibintu umudugudu abadutuye mu kirere umudugudu barabipanze ku mukobwa hano ni mu nama hano ni mu iyi ni inama mudugudu mudugudu ariko se muko rinda ya mudugudu sabira ko reba hano tabiki bwakazi iki ntabwo tumubabona ntago ndebera we reba ibintu kuba bakora narabikubwiye sibyo bikuraho ko nkunda mudugudu no turi no mu nama hari n'abaturage amafaranga bro hari n'abaturage wese ufite iki ntago ibyo bintu ari byo wa mukobwa gakobwa inda gakobwa ubuheri wa masani ya gitifu we yesu we amasoni ntabwo niwe uvuye kumushikoza reba ukuntu cya mudugudu cyumi reba uburyo kireba kinga ibikoma by'ibyana ikintu cy'imyaka 40 ingahe gitereta akana k'imyaka 10 kuba ari byo atindamo uyu nguyu asigaye afite imitego itari myiza usigaye urekura bose mbega inama we aba baturage umbiye nama se gitifu uri he wangegera uvuye gakubinda mu macupa reba umuhambirwa umuhitara tuzagira ifegerega twe twatwara akageza gusindira ku bantu kubayoboza imana warasa ariko ubundi nk'iki ni ryo waje ijwi ryanjye wesubira mu byicaro byawe ako gitifu nawe mujya mugabanya ubugore umuntu araza akamwitari tunyuma agize gukunda ijipo arakwishe iturize asema sandirira nanjye mbigusimba ukadusebye wamuhira imbere wicara kwicara igisongo gisongo sayisha wakicara ikara rishyushye rikuzombe ku nyoye wakicara urarinda se wicara ngaho igeni kwicara naho wingwaho n'abanywanyi bajya bangwaho nibyo kwirwa bimwe yasiza guhasa nk'ibitabi ese ubundi yaturutse ahagana he mubudurira aho hasi yes iki gisinzi kiba cyasinze cyicara aho ngaho ameze nka gitifu ubundi biba byanyweye ibi ahubwo gitifu nuko yaje mbere we ntabwo twari tuzi ko niba uri kubibwira neza nawe utaniye na gitifu mwese ariko mumeze mwasangiye itabi niko mwese mumaze kimwe mu makanya narimo ko mwabayobozi umudugudu ni gutya bose bameze mwese uyu nguyu w'abaturage bwitonda rwose muduku nako nguciye mu ijambo buno bunyendaro bw'abagabo mujye muza mwambaye nese mubigisha neza mutaretse kuvuga iyi mbabura yo igenda yitiriza hejuru ubu se ubu ngurata gutya ni ikinyendaro mwe muretse gusigana aho ngaho mwe muretse gusigana aho ngaho njyewe ntabwo mbaciye mu ijambo uyu rurunyendaro ruza ruri kunywa itabi mu bantu nawe ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo kuri uru runyendaro ruza runywa ibintu mu bantu cyavana itabi mu bantu
keke uri iki ikinyendaro wowe uri indaya nimba ndi indaya wowe uri indaya mbaye wowe uri indaya ndabizi wowe hariya ngo bakwitane dukunda guhura wateze iyo neze ibyo birakureba hari ibyaha biriho ejo bundi wasabye kugukuriramo inda urabyibuka utabivuga nyumvira yambabura ngaho nuko umva ryashyano rikamanika no kubikutanga ubwo se mwaretse guterana amagambo ko reka twumve ko ntega kuri senyisa Senyisa. ntega moto ntega Akabagabo gari twarengana. bakakugarurira inama byanjye senyisa ni menshi umva niratahe ayiwe hamamye isikote hamamye isikote umva inama mu kanya barwana amafaranga wakiriye amafaranga amafaranga ari hehe ndakurira igikapu dore ko iyo mwanyweye bitaye mutabura mbere yambaburira agarutse umva ncikoze nawe kandi amafaranga ariyo yaje kureba gafite ururimi ubu mwakomeza inama yanyu ibyabagenzaga byarangira ntabwo bikureba Uraho abaturage beza. turaho turakubona Dore umuyobozi mukuru yari ahageze rero. Bareka tukamwakira. Kumva tugomba kuvuga. yesu we turashize none Wa muyobozi wikundira ijipo. yesu we Ingutiya hensa. uratubaza iki Ikibazo mufite mugomba kukibaza giti. wese tukikubaje byakwanga Abayobozi bose bigize imihirimbi. reba nka rirade uburyo riba rivuze ibikabutura bine byose ni uko ugiye nk'indaya zitazamukata boro niyo mpamvu bari kuyishyira ari bari kumushyigikira aho asakana mu ikibazo tatinga wakanditse ukamujyana akaza kukwishyura aka kagiye muhango ukabura padiri wese wagiye ukayakira mushiki wawe wese arutwe hasi vuba twatangira giti mfite ikibazo ni gute twishyura amafaranga y'irondo bakaba barara badutaho inzugi nkandi muzatwishyura se amafaranga dutanga y'irondo tujye tubwira ariko muzi kuburana ubwo se nkaho ugira iki ku buryo bagufata bakakwamba nta n'isuruji nta n'isutiya Akaga karongora indushyi. ku kibazo rero uriya yarambajije cy'umutekano ise yanze kujya mu irondo urumva ari indi uzarira bajye bamwiba ni akazi kabo ari undi ufite ikindi kibazo ngo ngimusubize rekeraho ko wanteye inda ukaba ushaka kuyihakana ariko rero muraseka wewe twahuye rimwe umuntu bahura rimwe bagatera inda reka nkubwire kugira nzayemere uzagaruke twongere muceceke mbwire tangira okay turi imwe wamaye nana kwishyura niba umbwira ngo naguteye inda